Dushimye Imana ko yuko Imana twemeye kuba twabyutse turi bazima. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimye Imana rero kuri ko tuje kuri televiziyo yitwa Ibuye Ryera TV kugira ngo dutambutse ijambo ry'Imana. Rero dushimye Imana ko yuko Imana yatwemereye. Abatanzi nitwa Pastor Eric uturuka mu itorero ryitwa ABC riba Nyamirambo mu Miduha. Dushimye Imana rero kubana namwe abadukurikiye bari mu Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Dushimye Imana kugira ngo tubane. Rero reka dutange dushenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye kuko watwemereye kugira ngo ubane natwe. Aya masaha rero turi imbere yawe tuye kuvuga ijambo ryawe, naba ari twebwe ahubwo ari wowe uvuga mu izina rya Yesu. Abadukurikiye bose bari mu Rwanda ndetse no hanze, iri jambo ry'Imana bagireho rihindura amateka yabo, rihindura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Abazaryumva bose reka bazumve gukora kwawe n'imbaraga zawe n'umwuka wawe bizabaye nabo kuri Imana. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Tugiye kuganira ijambo ryitwa kwizera Imana. Mu tuntu tw'amagambo tugiye kuganiraho, reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Haravuze ngo nuko hariho umugore wari mu mugongo warimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagaragaza kumukiza, bamarusha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko nibagira icyo bamarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku myenda ye, kuko yayibwiye ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumuganutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, aramubaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza ati ese ye abantu Gadusome 3:1. Abigishwa be baramubaza ati ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde ukoze ku myenda yawe? Araganya amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimenyetso, araza amikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umugore yari amaze iminsi myinshi arwaye. Yesu ashimwe cyane. Imyaka 12. Bibiri bango ababazwa cyane n'abavuzi. Yagiye ahantu hatandukanye kubera uburwayi yari afite. Yagiye mu bapfumu, azenguruka ahantu hose mu bitaro bitandukanye, ariko ntiyakira, arushaho kurwara. Imana ishimwe cyane. Bibiri bango yararwaye imugongo, yararwaye icyo gikomeye cyane. Nda ahantu yicaraga mu bandi bantu ngo baganire kuko yaranukaga. Tekereza imyaka yose 12 arwaye, ariko aza kumenya amakuru ko ari umuntu witwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aza kumenya ko hari umuntu witwa Yesu. Ijambo ry'Imana ngo nyuma y'imyaka 12 yari amaze iki arwaye, ariko aza kumenya amakuru ko hari umuntu witwa Yesu. Bibiri ngo nuko Yesu ari kumwe n'abigishwa be n'abantu benshi, ngo aca aho ngaho mu marembo ubwo yarari. Bibiri ngo araza aca mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Aragenda aca mu bantu, amuturika inyuma kuko yari yizeye ko yuko gusa ngo nakora ku mwenda we ari bukire. Imana ishimwe cyane. Muri we ijambo rya mbere yarabanje yumva ko yuko agomba gukira, kandi nakora ku mwenda we gusa arakira. Iyo umuntu yizeye imbaraga z'Imana, izo mbaraga z'Imana zimubera igisubizo gikomeye cyane. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kwizera Imana. Abantu benshi muri minsi bacitse intege, kwizera Imana birashira, ahubwo batangira kwizera ibigirwamana bindi, batangira kwizera abana b'abantu. Ariko iyo umuntu wizeye Kristo wenyine gusa, ajya abasha gukora imitangaza, ajya abasha kubona imirimo y'Imana itangaje. Uyu mugore nawe rero yari amaze iminsi arwaye,
kandi ngo ababazwa cyane n'abavuzi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko uwo mugore ariko amaze kumva ko hari umuntu witwa Yesu kandi yamugera agakira, ngo arizera, aravuga ngo byanze bikunze ndashaka buryo kimukoraho. Haleluya, ndashaka buryo kingira iki mukoraho. Bibiliya ivuga ngo nuko amuturuka inyuma. Haleluya, aragenda ngo abyiga n'abantu benshi ngo amuturuka inyuma. Bibiliya ivuga ngo nuko akora ku mwenda we, ngo amaze gukora ku mwenda we, Bibiliya ngo nuko isoko y'amaraso irakama. Haleluya, amaze gukora ku mwenda we gusa ngo isoko y'amaraso irakama. Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu nawe ngo yiyumvamo ko yuko imbaraga zigabanutse. Haleluya, yiyumvamo ko imbaraga zigabanutse. Ngo Yesu ahindukira abyiga n'abantu ngo abwira abigishwa ngo mbese ndinde ukoze ku mwenda wanjye. Ngo abigishwa batise abantu barakubyiga, none uravuga ngo ndinde ukoze ku mwenda wanjye. Ngo ako Yesu araganya amaso mu bantu ngo rebe umutuku ngo umukozeho, ngo wa mugore nawe ngaraza amikubita imbere ngo amubwira iby'ukuri byose. Imana ishimwe cyane, amubwira iby'ukuri byose ibyabayeho, kuko yari amaze igihe kirekire arwara, nta gaciro yari afite. Umugabo ntabwo we bakiri kumwe, kubera ko ubuzima yarimo ntabwo bwemera ko yuko abantu umugabo, ntabwo bwemera ko yuko yagera n'abantu, kubera yari arwaye, yaranukaga. Imana ishimwe, hari igihe uba mu buzima abantu nimubane, abantu banakubona bakaguhunga. Hari igihe uba mu buzima abantu banakubona bakabona ko yuko wataye umutwe, ariko Imana ishimwe, haleluya, hari umurengezi wacu witwa Kristo. Iyo twamwegereye tukamuhamagara ajya twitaba. Imana ishimwe, uyu mugore nawe rero aza kumenya amakuru ko hari umuntu witwa Yesu kandi namukoraho ari bukire. Imana ishimwe, oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Inshuti z'umusaraba mwankurikiye, abari mu Rwanda ndetse no hanze, ndashaka kubabwira ngo hari igisubizo. Igisubizo ninde? Ni Yesu. Igisubizo cyawe ni Yesu, kuko wagiye ahantu hatandukanye, abantu batandukanye, ntabwo wigeze ubona igisubizo. Ariko amakuru muzane kuri uyu munsi nuko igisubizo yaba Yesu. Haleluya, igisubizo cyawe ni Yesu, nta wundi muntu yagukemura ikibazo uretse Yesu wenyine. Haleluya. Uyu mugore nawe nta gisubizo yari afite, aho yari azi ko yuko yabona igisubizo byaranze. Yagiye ahantu hatandukanye, mu bavuzi batandukanye, kugira ngo abone igisubizo ko akira. Yatanze ibintu bikomeye, yatanze amazu ye, yatanze amafaranga ye, yatanze buri kintu cyose kugira ngo arebe ko yuko yakira. Uburwayi yari afite amaranye imyaka 12, ariko igisubizo arakibura. Imana ishimwe, igisubizo ntabwo yakibonye. Ariko umunsi umwe, haleluya, aza kumenya amakuru ko hari umwami witwa Yesu. Haleluya, bashuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira ngo hari amakuru yizewe. Aya makuru na yahe? Ni ukwegera Yesu. Haleluya, mo beni sokote la divya. Amakuru muzaniye ni ukwegera Yesu wenyine, kuko izindi fatiro zose zarasenyutse. Haleluya, ifata mabwira n'ahantu begamiraga ukagira ngo niho wabona igisubizo, ariko zarasenyutse. Ariko hasigaye ni Yesu wenyine, niwe wenyine igisubizo usigaye, niwe igisubizo wahamagara, niwe wenyine wahamagara kakwitaba, niwe wenyine wahamagara kumva. Haleluya, niwe wenyine igisubizo dusigaranye muri isi ndetse no mu ijuru. Niwe wenyine igisubizo twahamagara. Boberizala tuko adave yasikano domeria, niwe gisubizo cyonyine. Wirukase mu nshuti, mu bavandimwe, mu miryango, ariko ntago bigize bakumva, ntago bigize bumva ikibazo ufite, ndetse n'abakubishije bakubwiye ko yuko bajya kubikemura biranga. Ariko ndashaka kubwira ngo umwami Yesu Kristo, iyo mwizeye wenyine akubera igisubizo. Haleluya, umwami Yesu iyo mwizeye akubera igisubizo. Ndi ku ijambo ryitwa kwizera. Haleluya, kwizera, kandi kwizera udashidikanya ko yuko ibyo Uwiteka akubwiye bizasohora, kandi kwizera ko yuko Imana yacu niwe gisubizo. Umutima ukakura ahandi hantu. Ushobora kumaza igihe kirekire urwaye, ushobora kumaza igihe kirekire ufite ikibazo gikomeye ku buzima bwawe, ariko ukibaza ngo ko se bizagenda gute? Ibigusaba ni ukwizera Imana. Mbese urizeye umutima wawe? Haleluya. Uyu mugore yaramaze imyaka myinshi arwaye, imyaka 12. Bibiliya iravuga ngo abazwa cyane
ngo agenda ajya ku bavuzi batandukanye, ajya mu bapfumu batandukanye, atanga amafaranga kugira ngo avurwe, ariko birangira nta gisubizo abonye, birangira nta kintu abonye cyamutabara. Haleluya! Birangira aho yari yizeye ko yuko yakira, birangira adakize. Haleluya! Birangira adakize. Aho yari yizeye ko yuko yabona gusubizwa, birangira adasubijwe. Ariko hari hasigaye umuntu umwe, ari we Yesu wenyine. Ngo biza gusobanuka yuko hari umuntu yitwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Birangira ko Yesu wenyine ari we gisubizo. Haleluya! Kandi nawe cyane mukundiye umugore ngo aza kwizera imbaraga ze, aravuga ngo inyegamye hose nasanze zasenyutse, aravuga ngo hari umuntu witwa Yesu bandangiye, kandi uyu muntu ni umwami w'abami, wamwizera shaka kumbera ibyiringiro, wamwizera yabasha kumera igisubizo, ngo aramwizera, aravuga ngo byaze bikunze ndamukoraho. Haleluya! Byaze bikunze ndamukoraho. Haleluya! Bobeliza la kotike za Afrika sodolwa. Byaze bikunze ndamukoraho. Haleluya! Bibireba ngo nuko uwo mugore, haleluya, ntago yiyitaye ku bantu bari aho ngaho, ntago yiyitaye kivuga cy'abantu, yiyitaye ku mwami Yesu wenyine. Nshuti zanjye, ava kwita ku magambo wumva, ava kwita kujya urwuba nabyo, ahubwo wite ku mwami Yesu. Yesu wenyine ari we wizera, Yesu wenyine ari we uhanze amaso. Uve kubiri mwisi, uve kubiguteye ubwoba, aho guhanga amaso umwami Yesu. Uyu mugore naba ahanga amaso Yesu. Kandi gitangaza ngo hari abantu benshi, kandi ngo cyari kivunge cy'abantu, ariko uyu mugore ntabwo yita ku kivunge cy'abantu, ngo yatuze amaso gusa Yesu. Haleluya! Hari ikivunge cy'abantu uri kubona imbere yawe, ntukiteho, shaka amaso ya Yesu gusa. Bibireba ngo nuko muturu aragenda ace mu bantu, utekereze ukuntu abantu yaciyemo. Kandi gitangaza, abantu bari kumwe na Yesu b'ikivunge hari bafite ibibazo bikomeye, bari bafite uburwayi bukomeye nabo, ndetse bafite ibibazo bitandukanye, ariko abo ngabo benshi ntabwo baje gukira, kubera ko nubwo yamukurikiye ntabwo bari bizeye imbaraga ziri muri we. Ariko uyu mugore aza kugira ishingiro rikomeye, aravuga ngo nubwo yamukurikiye ntabwo bazi uwo ari we, ariko njyewe menya amakuru ko uyu muntu afite imbaraga. Bibira ngo amukora ku mwenda we gusa, kwishundu y'umwenda we gusa, ngo nuko isoko y'amaraso irakama. Itekereza imyaka 10 yari amaze arwaye, ariko gusa akimara kumenya ko Yesu ahari, ngakora ku mwenda we. Haleluya! Oh, haleluya! Akora ku mwenda we gusa. Imyaka 10 n'ibiri arwaye, atemerewe kwicara mu bantu, atemerewe kuganira n'abandi bantu kubera uburwayi yari afite. Ariko uwo munsi Yesu akora igitangaza, ahindura ubuzima bwe. Iyo wizeye gusa Yesu ahindura ubuzima bwawe. Iki gusaba ni ukwihana ndetse no kwizera Imana, ukwizera Kristo wenyine umwami n'umukiza n'ubukirwa bwawe, kandi ukamwizera, kandi ukuva ko yuko abashije byose. Haleluya! Bibira ngo nuko amukoraho arakira. Haleluya! Ngo abantu bose baratangara, ngo amukubita imbere, ngo Yesu ngo abonye ko ari umugore amukozeho, aramubwira ngo mwana wanjye, igende kwizera kwawe kuragukijije. Ngo uwo mwanya uwo mugore, haleluya, ngarakira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko umugore muri makeya ntago yongeye kugira amarira akomeye, ntago yongeye kuzenguruka yibaza ngo bizagenda gute, ngo yahise asubira iwe agira anezerewe bikomeye. Agenda inshuti ze ziratangara, abari bazi ko yuko uburwayi budakira basanga yakize. Haleluya! Ahindurirwa inyambaro, ahindurirwa icyumba, ahindurirwa ubuzima. Haleluya! Abari baratangaye n'uburwayi yari afite, batangazwe n'ibyo Yesu akoze. Imana ishimwe! Iyo wakoze kuri Yesu ubuzima burahinduka. Iyo wakoze kuri Yesu amateka arahinduka. Abaye baragutaye barakwibuka. Iyo abantu bagutaye, iyo wakoze kuri Yesu barakwibuka. Bobela tiko venesikia. Abankurikiye abari mu Rwanda no hanze, ndashaka kuvuga ngo mwizere Yesu. Nshuti z'umusaraba, sinzi aho wagiye hatandukanye, sinzi ibyo wagiyemo, ariko ugarukira Imana. Gwino kwa Yesu. Haleluya! Gwino kwa Yesu, kandi Yesu umugarukira aragutabara. Muri bihe
bihe bya none abantu benshi bataye Imana, bataye kwizera, bataye ibyiringiro by'Uwiteka. Ariko nimugaruke ku Mana, mugaruke ku rufatiro ruzima ari we Kristo. Mwongere mukomere, mwongere mumwizere, kuko niwe byiringiro, niwe duhaza amaso, niwe gisubizo cyacu. Abana b'abantu baguhemukira, ariko uyu mwami twakurikiye ntabwo ajya ahemuka, ntabwo ajya ahemuka. Icyo akubwiye aragikora, kandi ubwo atagikora ukomeze umwizere azagisohoza. Ijambo ryaravuze ngo nubwo byatinda kuza ko bizaza, ngo ntabwo bizahera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Nubwo ubona bikakaye, nubwo ubona bikugoye, umwami Yesu twakurikiye afite byose mu kiganza. Wongurikiye wa mudamu we, wa mugabo we, wa mudamu we, wa musore we, wa mukobwa we, aba kwibaza ngo bizagenda gute, egera Yesu wenyine, niwe gisubizo cy'abantu. Wagiye kwa runaka biranga, ujya kwa runaka biranga, urazenguruka biranga, ariko amakuru yizewe garuka ku mwami Yesu, niwe gisubizo cy'abantu. Uyu mugore amaze kurwara, aragenda hose biranga, ariko ngaza kumenya amakuru ko yuko ari umwami usigaye ari we Yesu, ngamubera igisubizo. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira mbere ndata, Yesu niwe gisubizo cyacu, niwe gisubizo cy'abizeye, niwe gisubizo haleluya cy'ibibazo dufite. Haleluya. Tugaruke ku mwami Yesu. Yesu afite byose mu kiganza. Nshuti z'umusaraba, nimwizere umwami Yesu, kandi mumwikomezeho. Wa mukobwa we, wa musore we, wa mama we, wa mugabo we, ufite uburwayi, ufite ibibazo bitandukanye, wizere umwami Yesu. Uyu mugore nawe nta gisubizo yari afite, ariko uwamwizeye yabuhereye igisubizo. Tugiye gusenga Imana. Boberi sakita ravoniya. Niba ari uburwayi ufite, wizere kujya gukira. Niba ari ideni ufite, wizere ko Imana igiye kurisubiza. Niba ari icyaha cyanene kugira ngo wumve ko gucyana ngo bikurane, oya, izere Yesu, usenga Imana. Cyo cyaha cyawe karane kuri wowe, umwami Yesu akigukureho, kugira ngo ube mu mahoro gusa. Bo benito kivuronetia. Oh, haleluya. Umwami ni gitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni gitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Umwami ni gitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni gitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwazi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Umwami ni gitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni gitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Imana ishimwe. Umwami Yesu atubera ubuhungiro. Imana ihabwe icyubahiro. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Imana yacu, Imana buhungiro bwacu. Tumenye amakuru karawe gisubizo cyacu. Abari baratakaje ibyiringiro, wongere bahe ibyiringiro. Abari barasubiye inyuma mu byizerwa, wongere bagarurire mu izina rya Yesu. Abari baratatanye imitima yabo, wongere bakomeze, kuko turacyakwizeye, turacyakwiringiye. Imana ishimwe. Uyu mugore twasomye yaramaze imyaka 10 arwaye, ariko amakuru yatugezeho nuko yagukozeho arakira, kuko yarakwizeye. Natwe rero turakwizeye nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Turaguhamagaye amasaha rero ngo utubere ibyiringiro, utubere igisubizo. Abari hirya no hino ubakize uburwayi, abari hanze y'u Rwanda, abari muri Afurika, abari ku bugabane bw'Uburayi, abari kuri Aziya, bose dukurikiye kuri Ibuye rya TV, rekobera ibyiringiro, rekobera igisubizo. Abari mu bitaro, wongere bakize mu izina rya Yesu. Abari bakwizeye imitima yabo, wongere bahindure igisubizo mu izina ry'Uwiteka.
topisikotadrome ayi baracitse intege, wongera bakomeze, wongera bahagurutse mu izina rya Yesu. Jambo ryaratubwiye ngo siko bizaba kubagutegereza, ngo keretse umuntu uva mu masanamamvu, ariko bagutegereje abo ngabo uzabera ibyiringiro, uzabera ibisubizo. Natwe rero Uwiteka turi imbere yawe, gira neza bene data Uwiteka, reka wongere ubahindure ubuzima kandi ubehe ibyiringiro imitima yabo, kandi bakwizere ko yuko ukomeye, kandi bakwizere ko yuko uri igitangaza, kandi bakwizere kuri Imana ijye ibasha kunyanya amaboko. Mobe nikotike volodekia jera libesi kotra minisakile ro randira tipe frika somendrai landru andike tatike volone pofi jemanda antrua anke. Wijire mu buzima bwa bene data, intimba zabo zishire, agahinda gashire, wowe rushire, waho umunezero mu izina rya Yesu. Abe baratakaje ibyiringiro, ubahe ibyiringiro. Abe baragiye kure yawe, wongere bagarure mu izina ry'Uwiteka nyir'ingabo. Ubakomereza amaboko, abe bacitse intege, ubahe ibyiringiro kuko ukikora imirimo ikomeye, kandi uracyakora kugeza n'uyu munsi uracyari Imana. Rero turagushimiye kuko ugikomeje gukora imirimo yawe ikomeye. Nubaho mugisha, ubagire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Mwami Yesu abaho mugisha, mukomeze mwizere Umwami, kandi mukomeze mukizwe mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiye bose Imana ibaho mugisha, kandi mukomeze gukubana Mwami Yesu. Uwiteka nyir'ingabo abaho mugisha, amen.